bakunzi b'inkuru z'urukundo mbahaye ikaze kuri Murugo 250 TV ndetse mbahaye ikaze ku nkuru y'urukundo y'umunsi wa none. Umuhungu w'umusirikare yakundanye n'umukobwa, umukobwa agakunda umuhungu cyane ndetse n'umuhungu akabibona, ariko igihe kiza kugera umuhungu ashaka guhemukira umukobwa. Yaje kumurya amafaranga ye yose yari afite, ubundi amusaba ko bahagarika gukundana kuko yari yabonye undi mukobwa bakundana. Nuko umukobwa yarababaye, agahinda karamwica ndetse abirwara igihe kinini cyane, ariko aza kugera harabyakira. Iminsi irashira indi irataha, wa mukobwa aza gukundana n'undi musore. Uwo musore bakundanye yari umuyobozi ukomeye cyane, ndetse igihe kiza no kugera baribanira nk'umugore n'umugabo. Bakimara kubana, umugabo yazamuwe mu ntera, ahabwa akazi kisumbuyeho mu byagombaga guhabwa. Hakaba harimo n'umubare w'abashinzwe umutekano bagombaga kumurindira urugo, ndetse n'abandi bazajya bamuherekeza we n'abagize umuryango we. Nuko umugore yatunguwe no gusanga mu bashinzwe umutekano babageneye harimo na wa musore bigeze gukundana kera, ubundi akamuhemukira. Uwo musore nawe abibonye amera nk'ukubiswe n'inkuba, mbese abura hari igitira. Umugore we yari yaramubabariye cyane ko yari yariboneye umugabo mwiza umukunda, gusa umusore we kubona amahoro byaranze neza burundu. Ubundi umusore akajya aherekeza nyirabuja, agacunga umutekano we n'uw'urugo, ariko buri gihe agahora yibuka ko uwo nguwo umubereye nyirabuja yigeze kuba umukunzi we. Umusore yahoraga yibuka uburyo yamuhemukiye ndetse n'amarira yamurijije, ubundi isoni n'ikimwaro bikamwica, akumva n'akazi yakareka. Hanyuma igihe cyaje kugera, umusore kwihangana biramunanira, yumva kwicwa n'agahinda ndetse n'ingingimira ku mutima, akumva yareka akazi, ariko kandi ntiyari kubyiha kuko kureka akazi atari kubyemererwa, maze atangira kujya arwara umutima, akabura amahoro, ndetse biza kumuviramo uburwayi bukomeye, agahora ashikagurika, ndetse biza kurangira umutima umuhitanye. Iyi ni inkuru ntoya y'urukundo nabagezagaho, gusa nyamara ikubiyemo amasomo menshi yagufasha mu rukundo rwawe ndetse mu buzima bwawe bwa buri munsi. Burya ukora ibyiza ukabisanga imbere, kandi wanakora ibibi ukazabisanga imbere nabyo. Nyamuneka ntugahemuke ubizi kandi ubishaka, kuko nta gihemu kibura ingaruka, kandi burya nta mugisha ushibuka kuguhemuka. Nuramuka ubonye umuntu arira amarira menshi kubera wowe, ntuzashidikanye kwibwira ko nawe hari amarira agutegereje imbere hazaza, kuko burya inabi ntiyuma kandi ntibora. Burya iteka iba yiteguye gushibukaho ingaruka, ndetse izo ngaruka ziza ari mbi cyane kurusha igihemu. Ikindi kandi nuramuka uhemukiwe cyangwa ukababazwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ntuzababare, ntuzihebe, kandi ndetse ntuzihutire guhora, kuko Imana ibasha kurwanirira umuntu uri mukuri, kandi burya ntijya yemera ko urukundo ndetse n'uwigira neza bitsindwa, nubwo bishobora kukuzahaza cyane, ariko amaherezo ibyishimo biraganza. Bera indahemuka, uharanire ko gushwana kwawe n'umuvandimwe wawe, inshuti yawe isanzwe cyangwa uwo mukundana bitaguturugaho, ndetse n'ibiramuka bibaye bitanaguturutseho, ujya wituriza, wikorera igikwiriye gukorwa, ubundi ubitura Imana. Burya iyo witurije uba wibikiye imigisha myinshi ihebuje mu gihe kizaza. Imakaza urukundo rwa nyarwo, ubundi witurize, kuko bitinde bitebuke uzabona ibyanyabyo biturutse gukora icyanyacyo. Tuzi utekanye wiyumviye inkuru z'urukundo, inkuru z'urukundo zizabafasha kuryoherwa n'urukundo, ndetse namwe mukaryohereza ababareba. Ni kuri YouTube channel Murugo 250 TV. Tuzajya tubagezaho inkuru zitandukanye z'urukundo, ndetse n'ibindi biganiro byiza byagufasha kubaka urukundo hamwe n'uwawukunda. Bimwe muri ibyo biganiro rero bitandukanye muzajya mukurikira hano kuri Murugo 250 TV, harimo n'izo nkuru z'urukundo. Love story, love story, love story, wow! Isoko idudubeza amazi avomerera urukundo rw'abakundana, rukaryoha, rukabaryohera. Ni love story. Mbifurije rero kutazacikanwa n'izi nkuru z'urukundo zigiye zitandukanye nzajya mbagezaho. Ni nayo mpamvu mbasaba kuba mwakanda subscribe ku muntu uwo ari we wese utarayikora, kugira ngo dukomeze twaguke, ndetse n'inkuru zizajya zijyaho tuye tuzibona uko zakabaye. Ngewe uzajya ubagezaho izi nkuru, ndi Muhire Jean Claude.